kwigisha abantu icyumweru. ni ukuri. Yohana yageraga kuri Yorodani akigisha. Yego. Bibiliya iravuga ngo benshi bakaza batigeze bamenya Kristo, ngo bakigera aho ngaho yarangiza akababatiza. Amen. Rero njye uburyo mbyumva n'uburyo mbibona n'uburyo Bibiliya ibivuga, Yego. ntabwo byemerewe kuba wafata umuntu wamaze kwizera Kristo ngo umwigishe igihe kirekire, ahubwo mubatize. Yego. Mufata umubatize. Biriya bintu baba bari gukora, Yego. baba bari kubigisha amahame y'itorero cyangwa se y'idini. Kuko impamvu ngiye nafashe umwanzuro wo kuza kwiga nuko narangije kwemera. ni ukuri. Ibindi uri kunshiramo rero ni ibyawe, ni iby'umbwira, ariko ubundi niba nemeye wemerewe kumbatiza. Niba wizeye bakaba bakwigishije ukanyurwa n'ibyo bakubwiye Cyane rwose. kwirirwa bari kukwigisha amezi 3, 4, 5, ibyo bintu ni iby'abantu. Ibyo ni byiza kubitewe n'ibyo bashaka kugeraho. Yego. Cyangwa se n'ibyo bashaka kubahereza. Kubera amahame y'idini. Ariko niba bikure kuri bya bindi ngo bari kwigisha umubatizo. Noneho sinzi icyo nabonye, niba warakibonye, hari ahantu hari amadini menshi nagiye mbona, nagiye njya gusengeramo, nagiye mbona akenshi bakunda kubatiza ku minsi mikuru, kuri Noheli, kuri Pasika, cyangwa se undi munsi mukuru udasanzwe mu idini, ugasanga niho bari kubatiza. None ibyo byo hari aho ijambo ry'Imana ryabivuze ngo bajye barabatiza ku minsi mikuru gusa? Yo ni imigenzo ya gipagani. Igihe cyose nigeze numva abantu bavuga ngo bagira n'igihe cyo gusengeraho. Ngo n'igihe cyo guhanura. Hakumva abandi ngo nabo bagira igihe cyo guhanura. Niba hari aho njya gusengera kumva ngo saa 8 nibwo turaza guhanura, cyangwa saa 9, ngo ni isaha y'Imana. Ariko twebwe kuba turiho Kristo ari muri twe. Amen. Nta gihe na kimwe tumurekura. Yego. Nta gihe na kimwe tugomba kumwikuramo. Nemera ko igihe Imana ishakiye, Imana iravuga. Iyo ishatse nta saha igira yo kuvugiraho. Nta saha igira. Rero nta n'igihe, nta kwezi tugiraho kugira ngo abantu bakizwe. Wakizwa mu kwa mbere, undi agakizwa mu kwa kabiri, undi mu kwa gatatu, undi mu kwa kane. Ushobora gukizwa kuri iyi saha, ngakizwa ku yindi saha ikurikiye. Icyo nemera ni uko buri gihe cyose tugomba kubyara abana. Yego. Donc mu buryo bw'umwuka. Donc nukuvuga ngo niba maze gukizwa, cyangwa se uyu muntu dukurikiye yara amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, yego, akwiriye guhita uwo yamenye, yego, amusharinga akamubwira abandi, yego, akamubwira iyo mpamvu yatumye nicyo akizwa, akagenda akabivuga. Ntabwo ari ibyo gupfunyika, si ibyo kubika, ahubwo ni ibyo kubwira abantu. Ni ibyo kubwira abantu, ntabwo ari ibyo kubika. None abantu rero dusigaye tuba mu nsengero tubamo, tukaryama tukicara tukumva, kubera ko ndi pasiteri nkaba mfite abantu nshumbye abantu 500, mwumva birahagije, mwumva nyine nta bandi bakenewe. Kandi ibyo bintu ntabwo ari wo murongo Yesu yashyizeho. Gira message umhera babashumba. Mbona ukuvuga ngo impamvu ubona umubare w'abantu bari kugwa ari benshi, nuko abashumba batereranye intama. Yego. Niba njyewe ndi umushumba w'itorero runaka cyangwa se idini runaka, nzumva ko nzabwiriza ari uko ndigezemo. Yego. Ariko twagakwiye kuva naho ngaho, tukagenda mu muhanda, yego, tukajya aho abantu baguye bari, yego, tukajya ahantu ab'Imana ishaka bari, tukajya kubashakisha. Bibiliya ntabwo ivuga ngo twicare, iravuga ngo tugende.
igihe cyose rero twicaye imana iri guhomba, dukeneye kubyaza umusaruro iby'Imana yaduhaye. rega na Bibiliya ntaguciye mu ijambo uvuga, Bibiliya iravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. ngo umurima w'Imana, hari n'umurimbyi waririmbye aravuga ngo umurima w'Imana ureze ni gihe cyo gusarura. Rero icyo twabwira abantu nuko Imana ifite ibisarurwa ariko ikeneye abasaruzi. Oya, ahubwo hari n'ikindi kintu ngenda nabonye mu minsi yashize. Hari umuntu twigeze gusengana, nashatse kwatura izina. Yego. Kandi buri cyumweru abari kubwiriza, abari kuyobora abantu. Yego. Ariko dusenganye numva yatuye ijambo arambwira ngo muri uyu mwaka nibwo nsenze, ikindi gihe cyose nagendaga ndi mu kazi. Mbese asenze muri uyu mwaka, uyu nguyu turimo nibwo asenze, ikindi gihe ngo yiberaga mu kazi, yari ari muri bizinesi. Rero ibintu byarenze kugira ngo tubikore, n'abantu bateganya igihembo tuzahabwa na data wo mu ijuru. Yego. Basigaye babikora n'abantu bibereye muri bizinesi, bari mu kazi cyane rwose. Niba ushobora aka kanya kuba wowe wajya gusenga, ukwezi kwashira bataguha amafaranga yawe, ukaba wafatana n'umuntu mu mashingo, gafatana mu mashati. Sujye ubibona, sinawe sujye ubibona. Birahari no mu nsengero bajya bafatana mu mashati. Ntabwo ujye ubibona cyane. None uwo muntu dukomeze dutekereze ngo igihembo azakibona cyangwa ahubwo ari guhembwa. Oya, ibihembo byari kubibona na Bibiliya ivuga ngo ibihembo byabo barangije kubibona, ngo nta bindi bategereje. Rero ibyo bintu byose bizajya biraduhereza ishusho ko harimo abakozi ariko harimo n'abana cyane. Nicyo cyahita kiri kwemeza harimo abakozi ariko harimo n'abana. Yego. Umwana utagira igihembo kwa se, ahubwo kuba hari uko samwibutse amubwira ngo uyu munsi urarya, uyu munsi urambara, uyu munsi uranywa, ari se ubimutekerereje. Yego. Erega kuva kera hari icyo Yesu yavuze. Yesu ajya gutuma intumwa yarazibwiye ngo zigende ebyiri, ariko abashyiraho kondisiyo. Arabwira ngo nubwo mugiye nimwitwaze uruhago cyane nk'uko ko wambaye cyane. Arabwira ngo genda gutyo, ugenda ubwiriza ubutumwa, nta myenda ibiri cyane, ibindi nzabyimenyera cyane. Mu yandi magambo, gukorera Yesu harimo kwigomwa no kwibabaza. Ntabwo aba ari igihe cy'umunezero no kuryira, ahubwo ni ukugenda tugiye gushaka abo shitani yagize imbata. None rero muri iki gihe usanga twaramaze kuba nk'abantu bagezeyo. Bibiliya iravuga ngo dore nshize inzira ebyiri imbere yawe. Hari inzira ifunganye, ariko hari n'indi ifunguye. Ikintu kisha abantu muri iyi minsi yahangaha ya nona. Yego. Twese turi kwifuza kunyura muri ya nzira ifunguye. Yego. Ariko ifunganye tuzi ko imeze, tuzi ububabare bubamo. Yego. Niyo mpamvu abantu benshi bari kuyitinya. Mbese ni ukwiyorohereza. Rero dushaka ibyako kanya. Ni ibyako kanya. Ni ibihembo byako kanya. Ibyejo hazaza wapi? Ntabwo babishaka. Haraho nigeze nyura umuntu abantu bari kuvanga ariko ngo twakijijwe, ngo bari kutubwira ngo Yesu araje, ngariko ngo dore ngo ndinze nkuru, ngo bakivuga kaje ngariye, ngo baratubeshye. Ariko reka tubwire aba bantu badukurikiye, mukuri turetse kwirengagiza Yesu agiye kugaruka cyane, kuko bimwe mu bimenyetso yaravuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, urukundo ruzakonja, inzara izatera, umukazana azangana na nyirabukwe, umwana yange nyina yange uwamubyaye. Ibyo byose
indwara z'ibyorezo ko zizaza. Ubu ibyo byose twarabibonye. Ngaho za Ukraine ziri kurwana n'Uburusiya, Amerika na Israel biri kurwana na Irani, ni dore muri Kongo ni ibibazo n'ahandi. Ibyo byose ni ibimenyetso bitwereka ko Kristo agiye kugaruka. ari hafi rwose. Reka tubwire bano bantu badukurikiranye ngo nibongere bacana amatabaza yabo yongere yake cyane, kuko igihe turimo, igihe twabereye hanze kirahagije. Bareke twongere ducana amatabaza. Na Bibiliya iravuga ngo yewe usinziriye we kanguka. hari akantu nibutse muri isi yashize bambajije. Yego. Umukristo yigeze ambaza, arambwira ngo twaje dukizwa batubwira ko muri Yesu harimo byose, harimo ibintu binezeza imitima yabo, harimo ibintu mbese harimo umunezero gusa. Yego. Ariko ntibababwira ko n'agahinda karimo, ntibababwira ko harimo umubabaro. rero bamara guhura na wa mubabaro gukomera bikanga, kuko icyo baje biteze si cyo babonye. None ubwo naguciye mu ijambo. Ubu iyo nayo si inkomoko iri gutuma abantu basubira inyuma kubera ibyo biringijwe batabonye cyane. Nanjye ubwanjye unyiringije ikintu singiguye, twagera imbere ntukimereze, ntabwo twakumvikana. oya. Ariko ugiye gukizwa neza bakakwigisha, Yego, ko nubwo ukijijwe aho hantu ukirijwe umuntu mwicaranye ku ntebe yakuvira nk'umugambanyi, yakuvira nk'uwo kukubabaza, umuntu mwicaranye ko yanakwica. yego. Umuntu mwicaranye aho ngaho kuri iyo ntebe udasabye imbaraga zo gusenga, ubuzima bwawe bwarangira. Nibyo. Ariko ukamubwira ko nyuma y'ibyo byose Yego. hari imbaraga z'Imana, hari Imana izagufasha mu gihe bikomeye, Yego. hari Imana izabana nawe cya gihe cyo wagize ibibazo. Impamvu abantu bagwa ni uko babigisha ko mwaburiya bintu harimo urukundo rudasanzwe, warwara ukabura umuntu ugusura. Cyo ni ikindi kintu iyi none minsi wowe undi wakwigishije ko harimo urukundo, yabona bya bintu bitabaye akavuga ati warambeshye, akongera agasubirayo, kubera ko ibyo yari agukeneyemo ntabwo ari byo abonye. Nuvuga ngo muri make ibyo abantu turi kwigisha, ibyo tubwira abandi, abo tubibwira baza kubidushakiramo ntibabibone cyane. Mu yandi magambo rero Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano ngo umufarisayo w'indyarya ngo kukagara ku muryango w'urusengero akabuza abo kwinjira ntibinjire, kandi nawe ubwe ngo ntiyinjire. Donc akaba uruzitiro rukumira abantu kwinjira. Kuvuga ngo rero muri make harimo mu bakozi b'Imana bamwe na bamwe, n'abo batumishi n'abo bashumba babaye inkomyi yo kugira ngo abantu basubire inyuma, abantu bagwe. Njyewe n'ikintu natangaza, nasaba abantu dufatanyije uru rugendo, Yego. twigisha abantu neza, ntidukoreshe amarangamutima. Yego. ahubwo tubigishe neza tudafite uburyarya, tudashaka kugwiza abantu. Yego. ahubwo tubigishe nubwo waba ufite umuntu umwe, Yego, ariko ukamuyobora ukazamugeza kuri Kristo. Rega na Bibiliya iravuga ngo tuyobore intama nk'abazazibazwa. Cyane rwose. Abantu tujye twibuka yuko ibi bintu tuzabibazwa. Bizadufasha cyane, kandi n'uwo wigishije nawe bizamufasha, bizanamurinda rega cyane, kuko abantu bigishijwe ubutumwa busa naho butari bwo. Mubakundisha isi, ubutumwa bw'ibirayi, ubutumwa bwo kubwira abantu ko batabawe, bagiye muri Amerika, babonye amaviza, ko bagiye kubona amamodoka, amafaranga, utuzi, ko bagutse bagatera imbere, ariko ntibabwibwire ko bazapfa nibakora ibyaha. Icyo rero iyo ugisize byose ubu byinshi uzakunda kureba
iyo abantu bagiye kubwira abantu ibintu byinshi babwira no kubabwira ko bazabaho, yego, bakababwira ko bazabana mu bintu byiza, ariko n'urupfu rurahari. ni ukuri. Kandi yaba twabwirizaga abantu neza tukabigisha urupfu, abantu bakaretse gukunda isi cyane, twakorera ijuru nk'abazarita. nibyo. turi kujya ku musozo, ni iyihe nama wagira uyu muntu uri kureba ugukurikiye? njye inama namugira, ndamanza kubwira abantu bigishijwe. Yego, nubwo abantu bakwigishije, ariko hari ibikurimo byatumye wemera uriya munsi wa mbere. yego, uvuga ngo nemeye gukizwa. yego, icyo kintu uwo mwuka wakugiriye inama, nta muntu n'umwe ukugishije inama, komeza uwukurikire. yego, icyo nzi cy'Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ngo yibagirwe abayo, Imana izakugirira neza. amen. nukomeza kureba bya bintu, uzi ko muri iyi minsi hari ikibazo gikomeye, ahubwo cyo nanibagiye kuvugaho, cyo usanga abantu bari mu itorero rimwe, ariko bitewe n'ibyo bize, yego, ugasanga umuririmbyi ari kwanga iyindi korari, kandi ni itorero rimwe, yego, ariko ni amakorari abiri arimo. ugasanga bari guhangana nk'aho bari gukorera abami babiri, mbese ntibakundane. ntabwo byashoboka. ukaba nka korari A na korari B, korari B itafata kuri mikoro ya korari A cyane. mbese bari buri gukombe. wese afite ibyuma bye, buri wese afite ntabwo ujya ugera muri izi nsengero ugasanga bamwe besitaye ibyuma hariya, abandi besitaye hariya cyane, abandi bafite abacuranzi hariya, abandi bimeze gutyo, cyane. ariko akaba ari nawe wakora ku cyuma cy'abandi. ibyo nibyo. ese bakiguze kugira binezeze, cyangwa bakiguze kugira ngo banezeze gikora Imana? umurimo w'Imana. nyine urumva uko tugenda dutinda muri aya madini, turushaho kugenda dusa n'isi. uko tugenda turushaho gutinda mu isi, bituma akenshi ukuri gushira mu mutima, tugasa n'isi. inyamara twagakwiriye gukorera Imana nta buryarya mu kuri no mu mwuka. tureke ishyari, tureke intambara, tureke ubugome, ahubwo dukorera Imana nk'abazataha ijuru. ninkorera Imana nyitinya, ntabwo nzabura kubaha umuntu waremye nayo. ninkorera Imana nk'umuntu uzataha ijuru, ntabwo nzabura kwirinda ikintu cyatuma ubabara wowe. niba nshaka kunezeza Imana, manze nezeze wowe turi kumwe. amen. ibyo bintu bizadufasha kuba uru rugendo rwa Kristo twarusoza amahoro. turagushimiye ku mwanya mwaduhaye, kandi Imana iguha umugisha. namwe murakoze cyane, kandi namwe Imana ibaha umugisha. dusengere. mureke dusenge Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye kubanye natwe, tugushimiye kubw'umugambi wawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. amen. turagushimiye Data wa twese kubw'ubuntu watugiriye. turagushimiye mubyeyi mwiza kuba waduhaye aka kanya. hari benshi bapfuye, abandi barahacecekerwa. Data wa twese, hari abamaze kwandura, hari abari mu nzu z'imbohe, ariko twebwe wabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. amen. nsabiye umugisha buri muntu wese udukurikiranye, nsabiye umugisha buri muntu wese ugiye kumva ubu butumwa, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. nyemerere Data wa twese ibi bintu bagiye kumva bizahindura imitima ya benshi. amen. izina ryawe rihabwe icyubahiro. amen. duhagaritse imbaraga zose zarwanya abana bawe, mu izina rya duhagaritse imbaraga zose zabasubiza inyuma. Mana, turasenze ngo hagabanyuke umubare w'abarimbuka, Mana ishimwe, hongerwe umubare w'abakizwa. haleluya. izina ryawe rihabwe icyubahiro. amina. neza yawe igere ku bashumba, Yesu Kristo, neza yawe igere ku ntama. shimwa. ayi mubyeyi mwiza, uduhereze kuzuzanya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. amen. urakoze Mwami Imana yacu, urakoze kuri nyiribihe,
urakoze kuri Imana itanze umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana iguhe umugisha, amen. namwe baha umugisha. kandi reka tubwire abantu ngo uzakenera iyi nimero y'uyu mukozi w'Imana ndaza kuyipiningaho, azamuvugishe. Ushobora gusaba inkunga y'amasengesho akagusengera, ushobora gukenera ubundi bujyenama ku ijambo ry'Imana, icyo wakenera cyose arahari, uzamuvugishe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. ikaze bene data mudukurikirana ku Mukiranutsi TV. Amahoro y'Imana abane na buri wese udukurikirana, kuri buri wese wakanze subscribe, like, share ndetse na comment. Amahoro y'Imana abane nawe. Nkuko mubibona rero, murabona ko imbere hari umushyitsi, ni umukozi w'Imana usizwe amavuta. Kandi iyo umuntu avuze ngo uyu ni runaka, aba ari we. Ni umuhanuzi, ni pasiteri, ariho imbaraga z'Imana. Turamwakiriye rero muri aya masaha kugira ngo twiganirire. Wakwibaza ngo noneho ni iki tugiye kuganiraho? Hari ikintu maze iminsi ntekereza ko tugomba kuba tuganiraho, akadusobanurira. Tugiye kuvuga ku kintu cyitwa umubatizo. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Ndagijimana Emmanuel, umwana w'Imana, kandi twishimiye kuzanga ku Mukiranutsi TV. Murakoze cyane. Iyo umuntu ubundi iyo bavuze ngo umuntu ni umwana w'Imana, abandi ukumva ngo ni umukozi w'Imana, ubundi ibyo bintu bitandukanira kuba umwana w'Imana no kuba umuntu yakwitwa umukozi w'Imana. Impamvu akenshi wumva mvuze ngo ndi umwana w'Imana, umwana n'umukozi baratandukanye cyane. Niba warigeze ugera mu rugo rurimo abakozi, hakaba harimo n'urugo rurimo abana, yego, ni ibintu bifite itandukaniro cyane. Urugero nko mu rugo iwawe, yego, umukozi ntabwo yazenguruka inzu yose. Ntabwo aba afite aho agomba kurara, aba afite aho agomba kugera, aba afite ibyo agomba kuvuga n'ibyo agomba guceceka. Yego. Ariko umwana we, ikintu cyose ashatse ku mubyeyi we, ahita amubwira. Umukozi ntabwo yapfa kwiga ari iwawe, ariko umwana kubera ari iwawe uri kumwishyurira ishuri, ukamwishyura amafaranga menshi kuko ni umwana. Umwana rero mu rugo rw'iwawe aba ari iwawe. Ikindi umukozi agira manda, iyo umurambi uramwirukana, iyo umukozi utamuhembye arigendera, arivumbura akagenda. Ariko twebwe mu rugo rwa data, yego, ni urwa data, dukora tudateganya ibihembo. Dukora nk'abari gukorera data. uvuga ngo umuntu akora nk'uwikorera cyane. Ndi umwana wayo. Amen, amen. Ubwo rero abadukurikiye barabyumvise, ubwo ahitemo kuba umukozi uyu muntu udukurikiye, cyangwa ahitemo kuba umwana w'Imana. Ndamwingingira kuba umwana. Amen, amen. Ikibazo iyi minsi abantu turi kwishyira hejuru, twurije ibiciro. Haba umusaza ntacyemera ko ari umwana, aba yumva nyine ya magrade, bishop, apotre, abandi bakitwa ba dadi na ba mami. Ariko kugira ngo ahinduke umwana, ibyo bintu mayino minsi biragoranye cyane kugira ngo yemere ko ari umwana mu rugo kwa data. Nibigorana ibyo ngibyo, wowe nkawe ubwawe, wowe hari aho ubizi? Ese ibyo bintu wowe ubibona ute? Ibyo bintu ndabibona cyane. Mbona nk'uko bivuze, bamwe bazamuye bari hejuru cyane. Ariko hari icyo Bibiliya ibivugaho. Yego. Bibiliya ivuga ngo uzashaka kwinjira mu bwami bw'Imana, yego, azigire nk'umwana muto. Rero umuntu ushaka kuzamuka, yego, ntabwo azabwinjiramo, kuko ni icyubahiro cyari gushaka hano ku isi. Yego. Icyo mu ijuru kukibona bizamugora, kuko yabaye umubyeyi
kandi twese turi abana ba data. amen. Nemera ko wahagararira abantu bitewe n'inshingano Imana yaguhaye. Yego. Ariko twese turi abana ba data. Turi abana. Yego rwose. Imana ishimwe. Amen. Tugiye kuvuga rero icyo twagutumirije ni ukugira ngo tuganire ku kintu cyitwa umubatizo. Ubundi kubatizwa, abantu benshi babatizwa bitewe n'uburyo babyizeramo naho bakiriye inyigisho cyangwa se n'uwabaganirije. Bamwe babatizwa mu mazi menshi, abandi bakabatizwa ku gahanga aribo bakatolike, abandi bakaba mu bayisilamu babatoza icyo bita ngo ni ashadu. Kubatizwa kwabo ni amagambo bababwira babatongera bakayasubiramo, ubwo bakaba barabatijwe bikaba birarangiye. None rero icyo twagutumirije nk'umukozi w'Imana ufite inararibonye, ufite icyo abiziho, kugira ngo asobanurire aba bantu, dushaka ko dutandukaniriza iyi mibatizo. Uyu munsi ugiye kudutandukaniriza iyi mibatizo cyane cyane, ariko aho uribanda n'uyu mubatizo wo ku gahanga ndetse n'uwo mu mazi menshi. Yego. Muri Yorodani. Yego. Akenshi Bibiliya ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza, misiyo ya Yesu, ngari kuzemera muzamubatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka we. None rero hari aho ugera ukabona umuntu arizeye, ariko nubwo yizeye bakamwigisha amezi 3, amezi 4. Kera nkiri umukatolike hari nubwo wigaga amezi 6 n'imyaka, ukibaza uyu muntu aho bamwigishirije ari kwiga iki, ko yarangije kwizera akihana kuki atabatizwa? Ubundi wowe ubibona ute? Niki ijambo ry'Imana ribivugaho? Karibu. Urakoze cyane. Yego. Nge numva umubatizo wo ku gahanga n'uyu mubatizo wa Isilamu uvuze, ndetse n'uyu mubatizo wo mu mazi menshi, nge numva twabyirengagiza ahubwo tukiga kubatiza, kuko biraza kuvamo igisubizo cya byose. Amen. Kuko ntabwo twaje ku by'amadini cyangwa se by'amatorero tuvuga ngo wenda abangaba bameze gutya, ahubwo twibande ku cy'umubatizo. Yego. Bibiliya nigeze nsoma igitabo, kadusome iki gitabo, igitabo cya Mariko igice cya 1 umurongo waho turahera ku wa 3. Biravuga ngo ijwi ry'urangurira mu butayu uti nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Nuko Yohana yaje abatiza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo babarirwe ibyaha. Yego. Uhereye kuryo nawe wivugiye, ukavuga ngo ko Yesu we yivugiye ngo nimugende, abwira abigishwa. Yego. Arababwira ati mugende, nta kindi yababwiye. Yarababwiye ngo muvaho muri mugende. Ikindi ni yababwiye umudugudu, yababwiye mu mahanga yose. Amen. Kabiri arababwira ngo muvuge ubutumwa. Amen. Uwemera wese, Yego, muzamubatize. Amen. Nk'uko bivuze. Yohana nawe yafashe urugendo ajya kwigisha abantu iby'ubwami bw'Imana. Yego. Abigisha iby'umubatizo wo kwihana ngo bareke ibyaha. Niba warakomeje gusoma cyane, Yego, nta gihe Yohana yigeze